ngo kwemeza abantu ntabwo bishoboka. Jyewe urambwira ko nakwemeza umuntu gute? Yesu yaje mu isi nk'umwami n'umukiza. Yesu yazuye abantu, Yesu yahagije abantu, Yesu yakijije indwara, Yesu yagaburiye abantu barabibona. Ariko bamwe baranga ntibabyemera neza kuko no ku musaraba. Hanyuma Theo, muri iyi si hari imyizerere itandukanye twaraganiriyeho gatoya, duhuye numva hari ukuri wamenye. Kandi uko kuri nsanga ni ukuri nigishije, nsanga ni ukuri narenganirijwe, nsanga ni ukuri abantu benshi badashaka kumenya, ariko hari n'abandi bakuzi. Kubera ko naje gusoma ibyanditswe nsanga bavuga ngo ntawe umenya Imana atayimenyeshejwe n'umwana, ibintu nk'ibyo. Hari ubuzima wabayeho mbere y'uko umenya uko kuri. Ese koko nawe uri mu bantu bamenye Yesu by'ukuri ku buryo wumva waruhutse nk'umuntu wari umu-DJ ufite uhura n'abastare, kuri Yesu muri wowe uyu munsi ni gute? Njyewe rero reka nguhe ubuhamya aho gato. Ibintu njya mbona mu madini bikunda kutrendingamo, usanga ubuhamya wari indaya, wari umusinzi, wari umurozi, warwaye amavunja, wagize gutya, abantu hari n'abantu baba bazi kubivuga neza, ku buryo ibyo bintu bimera nk'aho ari ryo vuga butumwa riri mu itorero. Si ibyo bintu ubundi bishobora gutera ikiruhuko mu mutima w'ubyumva? Oya, njye rero murihangana nkunda kuvuga ukuri kundi muntu aciye ku ruhande, ntabwo numva byagutera ikiruhuko cyane ntunakibone. Ariko nkanjye Yesu ikintu cyatuma mukunda nuko yabanje kunkunda. Amen. Ese Theo, ntabwo ubona ko biteye isoni kuba umukristo ukaba n'umunyabyaha? Byo ubwabyo ni ikimwaro. None se n'abadukurikiye kuri kamera bazatubwire muri comment, ntabwo wumva ko wowe biteye isoni kuba witwa umukristo ukongeraho no kuba uri umunyabyaha? Ahubwo ni wanarimbuka, utera ubwibone. Nakundi cyanditswe Paulo yavuze ngo ibyo muzakora byose n'ibyo muzavuga mujye mubikora kugira ngo Imana Data ishimwe cyangwa ihimbazwe ku bwa Yesu. Ako kantu nuvuga ngo buri kantu kose umuntu akora nakavuga, ndavuga akantu niba uri umukristo koko, buri cyo ukora, buri cyo uvuga ujye ugikora ugendereye kugira ngo Imana Data ihimbazwe ku bwa Yesu. Turabasuhuje cyane, iminsi yari ibaye myinshi tutaboneka kuri kamera ya channel yacu Prophet Morodekayi TV. Ndabasuhuje cyane, uyu munsi ni mwiza cyane. Reka dushimire Imana ko iturinze mu minsi tumaze tutaboneka. Twagiye tugira ingendo zitandukanye zivuga butumwa, ariko abakunzi bacu bari muri Amerika, bari mu Rwanda, bari muri Afurika, mu migabane itandukanye y'isi, reka tuvuge ngo amahoro y'Imana babeho mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ni wa muhungu wanyu rero Prophet Morodekayi. Imana ibagirire neza. Uyu munsi twagize umugisha ukomeye, hari umuntu mureba imbere yanyu kuri kamera. Murabizi ko hari igihe nigeze kubazanira abantu iminsi mikeya kubera kutabona umwanya ndongera ndabura, ariko nagize umugisha wo guhura n'umugabo n'umusore mwiza cyane wambaye neza. Imana imuha umugisha cyane. Yitwa nde? Ni Theo. Abantu benshi hari abavuga DJ Theo, hari abavuga manager Theo, bitewe na kazi nagiye nkora. Ubundi akazi kanjye nabayemo kanini no muziki. Kwanza nibwo buzima, ni muwo murimo nakoze, nta kintu ndakora kitarimo muziki. Ujye ushobora kujya mu kabyiniro ka DJ byanyabyo? Kera narabikoze, natangiye ibi bintu kera gihe nabitangiye za 2007. Biza kuvaho ntangira kumanaginga ama studio yakora production studio za kera, nza kumanaginga abahanzi kugeza n'ubu naho nkora nakazi hano muri Country Records. Ndi manager w'iyo nzu nyine, abantu barayizi. Ni iby'imiziki nabayemo muri uri manager. Ubwo se nk'umuntu ugushaka hari ubufasha wamuha ku bijyanye n'iyo kariyeri? Nagiye mfasha abahanzi benshi, na managinze abahanzi benshi, reka benshi cyane, benshi. So ibyo bintu se wabisubiyemo niba warabiretse? Gufasha ntago n'ubundi umuziki niwe nkora,
ahubwo uburyo nabikoraga wasangaga inshingano mfite nk'iyi twebwe iyi ni maison de production mu Rwanda abayizi Country Records ni inzu nini ibamo abahanzi benshi aba producer benshi twebwe rero ntabwo bikiri bya bindi ngo ndafata umuhanzi gufata umuhanzi ni nko kumushyira ku ibere urumva rero kuko tuba tuganwa n'abahanzi benshi harimo uwo bazi ko mfite ku ibere ryanjye undi yazajya agira urwikeko ati indirimbo yanjye bari buyihuriye tu ibyo rero turabyirinda tukakira abahanzi kandi twakira abahanzi banini yaba ba Kitoko yaba ba Chrisizi yaba ba Debeni n'abandi nibo duproducinga indirimbo zabo kuba zihari rero wabumva ziri safe kuko tutaba dufite uruhande tubogamiyeho ni impamvu z'akazi ariko nk'iyo bigeze muri side ya gospel kuko nzi ko amafaranga ducaginga ntago ari benshi ariko hari umuntu ufite indirimbo nziza cyangwa gushyigikira umurimo w'Imana nabwo ambwiye ngo hazazamo inyungu ngo amafaranga navuga nturambeshya ahubwo nagikorera ubuntu nkavuga nti ndamushyigikiye wenda iyo ndirimbo hashobora kuzagira umuntu umwe uyumva ikaba yatuma ahindukira akakira nka Kristo wenda nibyo naba numva mu mumaro. Urakoze cyane Imana iguha umugisha cyane abatukurikiye barabona bibiri imbere yacu barabona abagabo babiri icyo bisobanuye nkuko mubizi kuri icano duvuga ibiganiro bijyanye n'ijambo ry'Imana ariko ntago ijambo ry'Imana riri ahantu iyo ngiyo ritari mu buzima bwacu ubuzima bwa Kigali kuri iyi mihanda umeze gute wowe kubona ubuzima ntabwo buba bworoshye muri rusange hari imvugo ngo amafaranga yarabuze cyane yarabuze koko yari ahari yaje kuzimirira oya nje ntabwo njya nemera ko amafaranga yabuze niyo umuntu ambwiye ati ufite amafaranga agiye niyo umuntu ubundi ambwiye ngo umeze uti byemeze neza ndashima Imana iyo nicyo gisubizo n'amafaranga rero kubura amafaranga ntabwo abura ahubwo ibyifuzo bya muntu ntabwo bigira igarurira ahubwo njye nanabona ko ibyifuzwa byabaye byinshi oya uko ukura cyangwa uko utera imbere ni kugenda wifuza kurushaho ariko mbona hari n'ibintu byifuzwa muri iki gihe bikena umumaro kandi ukabona bitwara amafaranga menshi cyane hari ukuntu rero isi nyine isi tugenda tujyamo ni isi isa n'aho idutwaza igitugu none se Theo nk'umuntu n'urubyiruko akora 300,000 ashaka telefone ya iPhone ya 1,4 n'andi arenga ubwo se urumva uwo muntu atazavuga ko amafaranga yabuze nubwo yakorera yarayabuze biterwa na nimba income uko zingana expenses ukazigira nyinshi ibyo byo biba byamaze kuba ikibazo kandi ni ibintu biba ku bantu benshi nibaza ko ari nabyo biteye abantu indwara z'ama depression imitima indi byose bihagurutswa na stress yego ntabwo byabura iyo ugiye muri ubwo buzima we biterwa nuko managing ubuzima none se muri iyi si ahubwo dore Morodekayi ikindi wenda wabaye uba mu by'Imana cyane hari ibintu butaze wa mugani by'imihanda ni ukuvuga ngo hari ikintu wozi Bibiliya hari imirongo ngemba ntazi mu mutwe ariko hari n'inkuru ziba zirimo hari umuntu ngo hari umwami wapfuye ngo yishwe n'indwara yitwa kumera nk'abandi gushaka kumera nk'abandi icyo cyigisho ni ukuvuga ngo iyo ushaka gukonvenka abantu njye mbwira abantu ngo kwemeza abantu ntabwo bishoboka Jewe urambwira ko nakwemeza umuntu gute Yesu yaje mu isi nk'umwami n'umukiza Yesu yazuye abantu Yesu yahagije abantu Yesu yakijije indwara Yesu yagaburiye abantu barabibona ariko bamwe baranga ntibabyemera neza kuko no ku musaraba hari igisambo cyavuze ati nimba uri umwana w'Imana ubundi iramvugo irimo gupinga ntago ababyemera neza kuko ati nimba nabwo nawe ntiyamwemera uwo ni urugero rumwe rw'utaramwemera ariko undi aravuga ati nyine undi warizera ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukonvenka abantu gushaka kubaho ubuzima bwo kwemeza abandi upfa nabi gushaka kubaho nka runaka utazi isoko yaho avoma ibimubeshaho gutyo icyo ni kimwe hari ukuntu reba umuntu ukifuza kuba nka we hari n'igihe abakwegera ushaka kubemeza uburyo ubarenze cyangwa ubuzima utarimo sinzi nimba uri kubyumva gusa si competition amarushanwa mu mibereho ugashaka gukonvenka abantu n'urugero uje hano bije yawe wari gukoresha nk'ibihumbi 5 ari na returu kuri moto
ariko kugira ngo uhagere twebwe tubone kuri umuntu ukaze wihagazeho ko bakumvise uri butege taxi voiture wenda igutwaye 20,000 sibyo mu by'ukuri hari n'igihe ya taxi voiture yakuvunnye uza ugasanga umuntu waruje kureba yibereye muri office ntayibonye noneho wajya no gusohoka ugasanga ari busy cyane agahita abwira nka secretary cyangwa umuntu bakorana cyangwa nk'umwana urano timuherekeze mufashe umuherekereze nakire n'aba bantu urumva ibyakuvunnye ntiyanabibonye. Hanyuma Theo, muri iyi si hari imyizerere itandukanye twaraganiriyeho gatoya duhuye numva hari kuri wamenye kandi uko kuri nsanga ni ukuri nigishije, nsanga ni ukuri narenganirijwe, nsanga ni ukuri abantu benshi badashaka kumenya, ariko hari n'abandi bakuzi kubera ko naje gusoma ibyanditswe nsanga bavuga ngo nta umenya Imana atayimenyeshejwe n'umwana, ibintu nk'ibyo. Hari ubuzima wabayeho mbere y'uko umenya uko kuri. Ese koko nawe uri mu bantu bamenye Yesu by'ukuri ku buryo wumva waruhutse nk'umuntu wari umu DJ ufite uhura n'abastare kuri Yesu muri wowe uyu munsi ni gute? Njyewe rero reka nguhe ubuhamyaho gato ntago ndi butinde. Hari igihe gihe cyageze nko mu myaka ya za 2019 2020 covid itarabaho gato. Hari igihe ugeramo Imana yagutije ubundi ngo kwiyemera ko umuntu ntibikubura aho guhera. Ibi mpamvu mbivuze ni ubuntu nakiriye. Amen. Icyo gihe numvaga urumva nk'iyi firidi mbamo je nayitangiye nkirangiza secondaire na kaminuza nayize nkora. Nukuvuga ngo je ntago nagiye kwiga kaminuza kugira ngo mbone akazi kuko na degree nigiye nta hantu nayitanze irabitse. Ahubwo nagira ngo nk'abantu umuntu atazagusuzugura. Kungo ati nubwo ubona ko ribugira ngo buri saa 6 yonyine. Urumva icyo gihe cyose kuzageza muri 2020 ni imyaka hafi 13 irenga ndi muri uwo mwuga. Hari aho ugera rero kumva ibintu urabizi neza. Nimba ari ikintu ukora uzi uko gikorwa, projet wayipanga, ibintu kumva urabizi neza. Icyo gihe napanze projet numva nyizi neza pe. Nanabiza hari n'ukuntu muri projet ushyiramo ikintu bita imprévu nazo ukazishyiramo. Ariko covid ibaye mbona ni ikintu kirenze ubwenge bwa muntu, nizo imprévu niyo wazishyiramo zikubye kabiri projet ntago byakunda. Bita mbona ibintu umuntu azi hari agaciro ubiha bidafite. Ibyo rero bimwe na bimwe icyo kintu cyankozeho cyane ku rwego numvise mu buzima busanzwe Imana itarazamo kimpinyuje. Tuve rero muri ibyo hari ukuntu abantu babona ibi bintu by'ubustari. Jewe umuntu nkunda ntago namwifuriza kwamamara habamo ubuzima bw'ikinyoma. Rwose sinabyifuriza umuntu. Ariko nyuma hari ukuntu giye navukiye kwanza mu rugo n'abantu bari abarokore tujya gusenga ku cyumweru pe. Njyewe ndi umuntu wagutangira ubuhamya uretse nari mfite mukuru wanjye yamye ari muri korari z'abana, ajya mu makorari araririmba, ubu afite umugore n'abana. Niwe muntu natangira guhamya ndavuga ngo niwe mukristo. Kuko sinigeze n'amaso yanjye ngo njye ntekereza nibuke yakoze cyambaga nisha. Yego. Nubwo wenda yabikora ariko yambereye urugero rwiza. Ariko nyuma yaho rero je urumva hari ubuzima ntari naragiyemo nanjye bukabije burengeje umurongo. Ariko ikintu cyajyaga kingora kikambangamira kuba wumva uri free. Hari ikintu ubundi bita kuba free ubohotse rwose. Hari ukuntu rero mu by'isi n'aba bahanzi kuba free abyumva ari nko kugira ikindi kintu cy'umurengera yafata. Kuba free umuntu akumva kwa kundi kugenda ukanywa icupa ngo niyibagize stress, ukanywa ama whisky, ukanywa izo likeri,
kuryamana n'abakobwa benshi Eh. icyarimwe cyane rwose hari ukuba wafata nka drugs kugira ngo zikujyane horo nyine izindi free ibyo abantu bari mu isi bibagoye barabikora kumva yacitse stress Yego. njye kwimara stress njye ikintu hari ntabwo ibyo ari bwo kuba free ahubwo kumva ufite amahoro utuje pe njye najyaga ngira n'ikintu off mic nigeze kubikubwiraho najyaga ngira ikintu cya stress cyane ariko menye ubuntu numva mfite amahoro njye numva mfite amahoro rwose none se n'ubundi ko wari usanzwe uri umukristo Eh. iki cyatumaga stress iza kandi n'ubundi usanzwe uri umukristo urahangayika bwari ubuhe bwoko bw'ubukristo wari ufite uba wumva nyine warigishijwe icyaha ibintu gusenga guterana buri cyumweru gutanga icya cumi imirimo guharanira imirimo ibyo bintu ukumva hari icyo ugomba gukora mbega ugahatana ugapanika panike ikaza mbega ukumva hari icyo ugomba gukora ariko umurimo Yesu yakoze ntuwushyikire neza nose igituma utawushyikira kandi uba mu idini ryizera Yesu rivuga Yesu nyine hari ibindi ni wowe utumva ni abatakubwira hari ibintu bigenda biza imbere bigahabwa umwanya munini icya Yesu ntikize vuba cyangwa gihabwa umurongo neza hari ikintu bita clarification gusobanura ikintu neza ukagishyiraho umucyo icyo kintu rero nicyo kiba abantu mu madini cyangwa ugasanga umuntu arakubwira ati runaka zikubwiriza ariko wagenda nk'umupasiteri runaka njye sinjya nkunda kujajinga abantu ariko bijya bibaho ukumva umuntu ibintu ari kuvuga mu nyigisho wahagiye nka gatatu arahera ku cyigisho wumva we yivuga ugasanga wa muntu uri wagukuruye ni nk'ubu ushaka kumva inkuru ze kurusha ikindi ushaka kumva hari ibintu njya mbona mu madini bikunda kutrendingamo usanga ubuhamya wari indaya wari umusinzi wari umurozi warwaye amavunja wagize gutya abantu hari n'abantu baba bazi kubivuga neza ku buryo ibyo bintu bimera nk'aho ari ryo vugabutumwa riri mu itorero si ibyo bintu ubundi bishobora gutera ikiruhuko mu mutima w'ubyumva oya njye rero murihangana nkunda kuvuga ukuri kundi mo naciye ku ruhande ntabwo numva byagutera ikiruhuko cyangwa se ahubwo nimba ari uguhuga bikujyanamo cyangwa ukajya urangarira ikintu hari igihe aho kureba ikintu cyakujyanye ugira ikindi urangariraho ikindi kikagucika nose Theo nturajya mu materaniro y'abarokore bagize ibihe byiza ubona ko bari bishimye bavuze mu ndimi basimbutse bahanuye ariko amateraniro akirangira ukabaza umuntu wari muri amateraniro ni iki cyagufashije wungutse iki akakubwira gusa ko yafashijwe gusa oya arakubwira ati ahubwo benshi arakubwira ati twagize ibihe byiza utizuri runaka uzi runaka ukumva umuntu ni inkuru ari kubara ni ukuvuga ngo ni umuntu uri kubara inkuru z'abantu bisa nk'aho umuntu ava mu rusengero iwabo akajya mu rusengero agiye kumva inkuru z'abantu cyane cyane ibyo bintu rero njye mbona bishobora gutera agahuge ko kudashaka gusobanukirwa Imana Yesu uwo Yesu muvuga ko mwizera ni Yesu nyabaki yakoze iki ubundi none wowe uratubwira uti ntabwo ngewe nabaga mu byaha byinshi byitwa bya kamere ariko hari ikintu ntari ifite uretse ko ndi umuntu nyine nakora ibyaha ntabwo wasayishije mu yandi magambo ariko hari ikiruhuko utari ufite ese ni ibiki wumvaga urushyemo ni ibiki washaka kuruhukamo ubundi hari indirimbo nkunda yo mu gitabo ya 90 ivuga ngo ayimana y'ukuri komeza kunyobora iyo ujya ivuga ngo muri iyi si huzuye umuruho n'amahane ibyo nkeneye byose simpera ko mbibona ariko akumva ngo ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi ngo hari ukuntu hakabamo amagambo nzarambura amaboko mpimbaza Imana hari n'izindi ndirimbo zijya ziririmwa ngo hari ikintu kijya kinezeza ngo iyo nibutse ko ijuru ari iryacu ibyo bintu ukumva byaba ari ibintu biri sweet biryoshye ariko wareba isi hari igihe ujya uvuga wifuza nk'umuntu kuzahura nawe
cyangwa kuba wamera nkawe wabonye nko kuri televiziyo cyangwa ubona wagafasha sibyo igitangaje rero iyo ugize amahirwe hari igihe Imana ikutambutsa nk'ahantu ukagira ahandi ugera wa muntu ukabona wisanze muziranye muganira usanga nawe afite ibibazo nawe yifuza kugera ahandi wa muntu wowe urota umugezeho mugahura mukamenyana usanga nawe afite ibibazo ugasanga rero ari umuntu wenda tuziranye ugikunda kuvuga ati nta heza hisi ubwo rero icyo kintu nicyo uba wumva isi ubwayo yonyine pe ntabwo ihagije pe nta kintu kidasanzwe ahubwo nyine ubuhangayitse iyo rero Yesu aje muri wowe wumva Yesu akurimo ukumva umurimo yakoze icyambere ubwibone burashira ukumva nta kidasanzwe uricyo nta kidasanzwe wakora nta kidasanzwe ahubwo ukavuga ati ukumva ishimwe rikuri muti ushimwe Yesu ko wangiriye neza hari n'undi waririmbye ngo ni wowe wenyine uzi gukunda abandi turagerageza sha urukundo rw'abantu rwinshi hari n'urw'abantu baba baragukunze ugasanga ni ibyo kubeshya ni icyo umuntu yakubonagaho yego urukundo rw'abantu ubundi ni icyo ashaka ni imibare ariko ugasanga nk'umuntu yakubaza icyo ukundira Imana ntunakibone ariko nkanjye Yesu ikintu cyatuma mukunda ni uko yabanje kunkunda amen akangirira neza nta cyambwira ngo banza muri iyi mibare ntiyankarikiriye hari n'umuntu ushobora kukureba akareba icyo uzavamo utarakibona arebye potentialite yawe ibyo bintu umuntu ashobora kubijajinga Yesu rero n'icyo yazakubonamo ntabwo yagutera imibare mbega ukumva ko ntacyo ufite kwirata nyine ni neza ya Yesu yakugiriye nubwo buryo nabivugamo none ukiri muri iyo myizerere yatumaga wumva udafite amahoro ariko ufite n'imyitwarire discipline rwose abantu bagira ko nanjye nigeze kuyigira kandi n'ubu nibaza ko nyifite icyo nibaza muri iyo myizerere wagiraga wumvaga uri umukiranutsi hoya umukiranutsi kandi ubugerageza nanone ukabyisangamo n'ejo ukongera ukumva urabikoze none se ko batwigisha yuko uzajya mu ijuru ariko uri umukiranutsi wumvaga uzajya mu ijuru gute kandi utari umukiranutsi urabishaka ukabibura ahubwo ukavuga ngo hari akantu kaba gasigaye rero najyaga numva umuntu yaba yapfuye tese yari nko kwa muganga bakavuga ati ukumva ati icyiza yatuye yabanje aratura ati yapfuye yatuye ariko ni umunyabyaha watuye we yari umuntu usenga n'ubundi musengana ariko umunyabyaha kuko ikibazo mfite ni hahandi ese yari umukiranutsi uri kwatura cyangwa yari umunyabyaha aho waba unjyanye mu kujajinga ahubwo tuba ari umuntu uri mu rusengero tuvuge nkawe njye ntabwo ndi kujajinga ahubwo ndi kubaza wowe icyo gihe iyo uza gupfa mbere y'uko upfa wari umukiranutsi wari umunyabyaha kuri wowe nari umunyabyaha w'umukristo ese tewe ntabwo ubona ko biteye isoni kuba umukristo ukaba n'umunyabyaha ibyo ubwabyo ni ikimwaro none se n'abadukurikiye kuri kamera bazatubwire muri comment ntago wumva ko wowe biteye isoni kuba witwa umukristo ukongeraho no kuba uri umunyabyaha ahubwo ni wanarimbuka nabajije umuntu abaza ni se utarakizwa uri umunyabyaha ngo yego none se uwakijijwe uri umunyabyaha ngo yego none se ngo gukizwa byakumariye iki nta kintu biba byaramumaye cyangwa batarabisobanukiwe oya si uko bitari kuba byagira icyo bimumarira ahubwo haba hari reka nkubwire Bibiliya ivuga ngo muzamenye ukuri kuba batura nuvuga ngo ikintu cya mbere ni ukumenya kandi niwamenya utumvise ukuri none usanga abantu baraterana bamaze imyaka basenze biyejeje basabye imbabazi ariko akantu ko kwemera ko hari abakiranutsi kakabingora abahizi karanakomeye cyane rero ugasanga umuntu kugira ngo azemere ko ari umukiranutsi ni hasi hejuru none ukibaza ngo ni gute utarakizwa wari umunyabyaha
wamara no gukizwa ugakomeza ukaba umunyabyaha kandi ukumva uri mu rugendo rw'abanyabyaha na bene wanyu mwese n'abo musengana. None nawe wari uri muri urwo rugendo rw'abanyabyaha bajya mu ijuru cyane kuko uba uvuga ati sha urayagize amahirwe yabashije kwatura ukibaza upfuye ataratura bizagenda bite. None se tureke no gupfa wibuke ko na Yesu azaza kandi akaza nk'umujura azaza atunguranye. None niba Yesu azaza atunguranye kandi akaza nk'umujura kuko ntabwo abantu bose bazajya mu ijuru ariko bapfuye bizagenda bite kuri ba banyabyaha batabanje gupfa? Icyambere uwo muntu ibyaha byazabipfana. Ikindi abapfanye ubwo bwoba bwonyine ni nacyo kibazo uko mbitekereza. Uwo muntu rero biri mu bintu byatumye numva ngize initiative ngo ikintu namenye mu by'Imana yanshoboje ngira icyo nkora kugira ngo umuntu wese amenye ukuri kuko uko kuri kwanza kurakuruhura. Ubu uyu munsi navuga ngo nkurikije uko ndi kukumva ubu se bitandukaniye uri umukiranutsi noneho cyangwa uracyari wa munyabyaha w'umukristo? Mfite Yesu muri jye baba we Yesu wangiriye neza kancungura. Yesu wangiriye neza unshoboza. Yesu tuma erega hari umuntu hari akantu umuntu yavuze ngo nuko hari ibintu tuvuga rimwe na rimwe ntitubitekereze ngo ntabwo ikibazo nkibwira ikibazo kikinkanga ahubwo ikibazo ndakibwira ngo wa kibazo waje utinze Yesu yabanje mbere. Yego Yesu rero yabanje imbere. Hari ukuntu dufata Yesu nkaho rimwe arahari ubundi ntahari. Icyo nacyo namaze kugisobanukirwa. Ibyo ujya kubikora rero urabikora Yesu ari none amara kubikora n'ubundi Yesu arabagihari. Uri kumva none hari abantu bavuga bati iyo ukoze icyaha Imana iragenda. Ubwo kereka niyo mpamvu ugomba gusaba imbabazi kugira ngo Imana yongere igaruke muri wowe. Urayisaba none se reka nkubaza none Imana itinya icyaha wakora ku buryo kiyimura muri wowe itigenda? Niba abantu ahubwo bumva ngo niyo umuntu ngo yakoze icyaha bamwe ngo baramuca cyangwa ahubwo nkibaza iyo uciye umuntu ubu mwohereje. Ikindi kintu nzi muri iyo myizerere wagiraga kandi nanjye nigeze kukigira gusaba ubugingo buhoraho. Nawe uri mu bantu basenze amasengesho y'uburyo bwose y'ahantu hose. Nibwo bwoba uba ufite wowe uvuga ati yaba naringiye gupfa nyuma ndi hafi hakaza umuntu akambwira tatura nkamwatura ukumva ko ari bwo ukize. Kandi biroroshye rwose nuko udafite Yesu muri wowe. Yesu wabambwe ku musaraba kubw'ibyaha byawe ngo ubone ubugingo. None kuki mu madini menshi usanga icyo hari n'abakora amasengesho y'ibihe binini? Jewe ndanabyibuka najyaga niyiriza ubusa nkarara mu mavumo mu misozi mu mazi kugeza naho batangiye kujya banyitirira ahantu hamwe na hamwe nshaka ubugingo buhoraho. Hari n'abandi twe dufatanije ariko icyatumaga twumva tudafite ubugingo nizo ntege nke za kamere twibonagaho. Erega uyu mubiri ukiwambaye uyu mubiri ni umubiri sibyo? Ariko hari Kristo utagaragara w'umwuka uri muri twe sibyo? Kandi n'ubundi uyu mubiri uzapfa gupfa ko ni shwadi. Noneho rwose njye niyo umuntu yapfuye sinjya ndira pe nabibwiye abantu yagiye nabonye abapfa bihagije nifatanya nabo wenda ntubereke ko ntacyo bikubwiye uyu mubiri gupfa byo umuntu dukuri ni shwadi. Ahubwo kuba tuzapfa rero ufite ibyiringiro ufite Yesu muri we ko nyuma y'ubuzima hari ubundi uba wumva ntari. Theo, mbere yuko dusoza reka ngushimire ko Imana yakugiriye neza. Niyaba ari ikiganiro Moridekayi ubu nuko ari ikintu kivuga ubuntu bw'Imana n'ijambo ry'Imana sinjya kuri kamera sinabikora. Ahubwo ati liste hari umuntu ubashije numva misiyo y'umuntu ku isi ari ukuba wagira umuntu umenyesha Kristo kuko ni Kristo wamenye yatumye umukiranutsi ukagira ubugingo buhoraho. Ya stress cyangwa se kwa guhangayika kose kukaba kwarashize muri wowe nicyo wabwira abagukurikiye ni yenzira wanyuzemo mu magambo makeya mu mpine. Ikintu cya mbere nabo wasize kuko wibuka ko hari abantu mwabanaga muri ubwo bwoba. Bibiliya yo hari ukuntu ikibivuga ngo kwizera
kuzanwa no kumva. Hari ikintu cyitwa kumva, kubanza kumva icyo kintu ukagisobanukirwa, sibyo? None ukumva ubutumwa bwiza, cyane cyane Pawulo, sibyo? Noneho ibindi bintu byose waba urimo, ibintu biteye ubwoba, kwanza Imana ni umubyeyi, ni data. Njye Imana ni data watwese. Njye mbanza kumugira uwanjye mbere y'uko ni data. Ubundi ni uwatwese, ahubwo ni uko bamwe bamugira uw'abandi ntabwo wabo. Ni data, ndi umwana w'Imana. Nimba ijuru ririho ngomba kuzarijyamo rero. Password ni uko Imana yabonye uko umuntu hari indirimbo ivuga ngo nk'uko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe ku isi, ni nako gukiranuka byazanywe na Kristo. Ibyo ndabyizera kandi ni uko. Uvuga ngo nta muntu ufite gukiranuka uretse ukwazanywe na Kristo. Oya, nta mirimo wakora ngo kugira umukristo, nta effort wakora, nta mirimo myiza. Ahubwo iyo Yesu ari muri wowe, sibyo? Aragushoboza kugira ibikuvamo bigaragaza nyine umuntu wakiriye Kristo. Ntabwo agusiga ukwarura, iyo ari muri wowe ni nawe ugushoboza gukora ibindi. Hari cyanditswe uvuze ngo ibyaha byazanywe n'umuntu umwe no gukiranuka kuzanwa na Kristo. Ahubwo utabyizera gutyo nibwo waba ufite ikibazo. None abantu barumvira Yesu he ko aho hantu wabaga nabo barigishaga, baranasengaga. None iki cyatuma gutabimenya? Izo nyigisho ntizihaba zuko ibyaha byazanywe n'umwe, umuntu azanasije. Nk'ubu nkanjye sinzi, ntago wenda turi bubyumve n'abantu benshi. Giye niyo umuntu atamanurira mbere, hari ukuntu nagendaga nko gusenga Imana imvugeho, kandi n'uwo rimwe na rimwe ari bukubeshye cyangwa gutera ubwoba kuko wakoze icyaha. Atangire abanze wumva harimo ikintu kwanza cy'ubwoba gusa, kandi imbere y'Imana nta hantu ugomba gukirira, ntago ari aho gupfa, ahubwo ukumva ufite ubwoba. Ikintu cya mbere rero nibatega amatwi ubutumwa bwiza. Morodekayi TV, Profete Morodekayi TV irahari. Bumva ubuntu, sibyo? Kuko niho kwanza bizanwa no kumva, babanze batega amatwi bumve. Ubuntu baravuga ngo no gukora ibyaha, ngo niko babyita. Ariko oya, ntago ubona ari ugukora icyaha. Kandi kuri wowe ngende umva ubuntu ari ukuruhuka. Ubuntu ni ukuruhuka. Ubuntu wowe wararuhutse, abantu bakumva umunyabyaha, ahubwo n'ibyo byaha ukumva biguteye ubwoba kuzabipfiramo, utazi ko password ari uko Yesu yaje gupfira ibyo byaha byawe. Amen. Yesu yaje gupfira byaha ngo ya freedom yibone. Kuko hari n'ibyaha n'ubundi byo uwakizanye nta ruhare ge nari nabigizemo. Niyo mpamvu n'Imana urukundo yiyaranjije n'ubundi itanga umwana wayo, araza arampfira kugira ngo mbona ko gakiza. Amen. Nako gakiza. Kubanza rero ugatega amatwi. Hari n'abantu bigisha inyigisho z'ukuri. Ntabwo inyigisho z'ukuri hari abantu bigisha urabonye urakiriye. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ko ibindi ni inyongera. Ariko iyo urimo wumva ufite inyota y'iby'isi, ibintu by'umuntu azaza akubwira ati viza urayibonye. None se viza abo bantu b'abanyamahanga ntabwo muzarwanira no mu ndege nyine bari muri first class, ahubwo utanayigeramo batazi Imana. Ibintu rero bisa Imana ibiha abantu ku buryo bungana. Ahubwo ikintu cyo kuruhuka ukumva Yesu ari muri wowe, ufite ubugingo bw'iteka, ugira gutuza, ugira kunyurwa, ugira guca bugufi, kumva ko we ntacyo wishoboje. N'akantu waba wakoze byacamo ukavuga ati Yesu wagize neza, ukumva ko Yesu hari agaciro afite. Apana kumva ko ni ubumenyi, ni imbaraga, ni tekinike wakoresheje, ibyo bigutera ubwibone. Nakundi cyanditswe Pawulo yavuze ngo ibyo muzakora byose n'ibyo muzavuga ujye mubikora kugira ngo Imana Data ishimwe cyangwa ihimbazwe ku bwa Yesu. Ako kantu nuvuga ngo buri kantu kose umuntu akora nakavuga, ndavuga akantu niba uri umukristo koko, buri cyo ukora, buri cyo uvuga ujye ugikora ugendereye kugira ngo Imana Data ihimbazwe ku bwa Yesu. Iyo kurimo rero niyo ntego uba ufite. Amen. Ariko watarimo yumva hari uwabimufashijemo anko,
yumva hari uko n'ubundi byagenze. noneho ba bantu, hari abantu baba mu madini ugasanga ntibakora ibyaha byinshi, bakabaho ubuzima bucira abandi imanza. wowe utameze gutya ntabwo uzagira gutya, ntuzagera. abo nabo nibaza ko birata, kandi nta muntu ubaho wambaye umubiri. Bikise neza kwabo utari ukw'Imana, ko gukiranuka kw'Imana nyine kurasobanutse, kurazwa ukwabo rero kundi. Reka ngushimire cyane, ariko nsoza nkubaza ibibazo bitatu. Uyu munsi uri umukiranutsi cyane kubera iki? Kubwo kwizera Yesu Kristo. Urakoze cyane. Uyu munsi ufite ubugingo buhoraho. Ni nayo misiyo Yesu yamuzanye. Cyangwa nawe urabutegereje? Reka genda bufite. Ntabwo wabyemera mugana wa muntu. Genda bufite, kandi ariyo misiyo, nicyo cyatumye Yesu aza cyane. Icya gatatu, uyu munsi ufite amahoro, uri peace of mind, ufite ayo mahoro. Ufite amahoro pe. Ufite amahoro, sinkigira stress rwose y'ibyiza. N'icyo atarakora Yesu, ndavuga nti hari impamvu nge ntabasha kubona, maybe hari uruhande uri gukoreramo ntabasha kureberamo. Reka ngume nkwizere, reka ngumye mbyizere, ndakwizeye. Ugewe ko ndeba nuko ntekereza, cyangwa iki kintu ntabwo cyari ngombwa nona. Urakoze cyane, reka ngushimire, wakoze kwiyemera ubutumire bwacu. Yitwa DJ Theo, ni producer, ni manager w'ibintu bitandukanye, cyane cyane bijyanye n'umuziki. Abamushaka bazamugane, abafashe, bafite bene ibyo byifuzo. Ngushimire kandi dushimire Imana ku bwa Yesu, dushimire Imana ku bw'ubutumwa bwiza wakiriye bukazana ikiruhuko cy'ukuri mu mutima wawe. Hanyuma ikindi, nanjye umukozi w'Imana ndashimira Imana ku bwa Yesu ko abizera bahora biyongera, bazakomeza biyongera. Nubwo intambara zirwanya ubutumwa bwiza ziba ari nyinshi, ariko abizera bo bahora biyongera. Reka ngusabe rero ukore subscribe, ukore like, comment na share, udufashe gusangiza abandi iki kiganiro ndetse n'ubutumwa bwiza buri kuri Prophete Moridekayi TV. Amahoro y'Imana babeho mu izina rikomeye rya Yesu. Amen.